umunyarwanda yabivuze ukuri ngo ko kiyemejwe n'ikaramu ntiramburura. Uburezi ni ishoramari kandi aho ushyira amafaranga yawe niho ushyira ejo hazaza hawe heza. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kubagezaho zimwe muri kaminuza nziza cyane mu Rwanda, nubwo zihenze kuzigamo ariko akaba ari kaminuza zikugira umuntu w'umugabo. Tugiye kubagezaho rero top 5 ya kaminuza zihenze kurusha izindi muri igihugu cyacu cy'u Rwanda kuziyandikishamo cyangwa se kugira ngo utangire kuzigamo. Ku mwanya wa gatanu turasanga University Libre de Kigali ULK. ULK izwiho gutanga uburezi bwiza kandi bw'umwimerere ariko akaba ari n'imwe muri kaminuza zigira uburyo bufasha abanyeshuri batabashije kuhagera mu minsi y'imibyizi, bakabagenera mu mpera z'icyumweru ndetse no mu yindi minsi yihariye nko mu biruhuko cyangwa se ku bantu bafite akazi bakaba bakiga mu biruhuko cyangwa se n'indi minsi igiye itandukanye. Kwiyandikisha muri iyi kaminuza rero bitewe n'ishami ugiye kwiga ntibishobora kujya munsi y'ibihumbi 600 by'amafaranga y'u Rwanda. Hari n'abageza kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Urumva ko ari imwe muri kaminuza zihenze. Icyo izwiho cyane ni ubucuruzi, imari na politike rusange, nibyo bintu biyizwimo cyane ko yigisha, ndetse hari n'abigayo ibya civil engineering ndetse n'ibindi. Ukeneye amakuru arambuye nayo watubwira tukazayibakoreraho. Tujya ku mwanya wa 4 wa kaminuza zihenze cyane kuziyandikishamo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko mwibutsa gukora subscribe, likes, share ndetse na comment. Tubwira ati njyewe ndifuza kwiga muri iyi cyangwa se iyi nayo ndakeka itaraburamo. Ku mwanya wa 4 University of Kigali UOK. University of Kigali ni imwe muri za private university zifite ireme ryo hejuru ry'uburezi, zigenda ziguha ibikoresho n'abarimu bafite ubunararibonye mpuzamahanga. Ikiguzi cyo kugira wiyandikishe muri iyi kaminuza ubarwe nk'umunyeshuri waho ni miliyoni 2,300 kugera kuri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka bitewe n'ishami wiga. Icyo izwiho cyane ni ubucuruzi, amategeko, ICT n'imicungire y'imari bizwi nka accounting. Ku mwanya wa gatatu turasanga African Leadership University Kigali. Ifite gahunda yihariye igamije kubaka abayobozi n'abashoramari bafite icyerekezo cya Afurika. Ikiguzi cyayo kugira ngo wicare muri iyi kaminuza wumve utuje biragusaba amafaranga atari make, ariko atari menshi, ariko atari na make. Miliyoni zigera kuri 5 kugera kuri miliyoni 9 ku mwaka nicyo giciro cyaho. Ubwo mu madolari ni ibihumbi 500 ndetse kugera ku bihumbi 800. Wayakubita mu manyarwanda bikagera kuri miliyoni 9 zose z'amanyarwanda. Ku mwanya wa 2 turasanga mwibutsa gukora subscribe nyabona twubake uyu muryango mukuru wa Now TV show. Turasanga Carnegie Mellon University of Africa mu mpine ni CMU Africa Kigali Innovation City niho iherereye kabisa. Ni ishami rya Carnegie Mellon yo muri Amerika rifite icyicaro mu mujyi wa Kigali muri Innovation City. Ni imwe mu mashuri ya technology akomeye muri Afrika.
kugira wiyandikishe muri iyi kaminuza biragusaba iki? Biragusaba miliyoni 20 ku mwaka kugira witwe umunyeshuri w'iyi kaminuza. Ubwo ni ibihumbi 16 by'amadolari kabisa. Wumve ko nayo ari imwe muri kaminuza zirenze kandi ziteye ubwoba. Umunyeshuri yigamo asohoka arwanirwa ku isoko ry'umurimo. Icyo izwiho porogaramu za data science, IT n'ubumenyi bwa artificial intelligence. Dukomeza ku mwanya wacu wa mbere y'uko tujya ku mwanya wa mbere wahita utubwira ati ese iyo ubona weho wakigamo ni iyihe? Iyo wumvaga itari kuburamo ni iyihe? Weho wiga mu gihe cyangwa se wize mu gihe? Nabyo ibidushyirire muri komenti. Ku mwanya wa mbere turasanga University of Global Health Equity, mpine ni UGHE Burera, niherereye mu majyaruguru y'u Rwanda. Iyi kaminuza ni yitegererezo mu bijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. Iherereye mu misozi y'amajyaruguru ariko ifite ibikoresho bigezweho cyane ku rwego mpuzamahanga. Iyi kaminuza rero, iyi kaminuza nayo kugira ngo yicaremo yigamo umugabo igasiba undi, kuko iyi kaminuza amafaranga yose ufite munsi ya miliyari byagorana ko wayiyandikishamo. Ntakayabo ibihumbi 54 by'amadolari, asaga miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka muri porogaramu z'ubuvuzi. What the fuck? Miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda niyo usabwa kugira ngo wemererwe kwinjira muri iyi kaminuza. Icyo izwiho cyane gutanga abaganga bafite ubumenyi buhanitse n'ubushake bwo kuvura abaturage b'ingeri zose. Ntabwo ruteye imbere kubona mu Rwanda hari kaminuza miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Nikekana ko u Rwanda narwo rukataje mu nzira y'iterambere kandi mu ngeri zose. Ngayo nguko rero ngizo kaminuza zihenze, ntibivuze ko gusa ko ziboneka ku mafaranga menshi, zigaragaza n'ireme ry'uburezi, uburyo abarimu bigisha ndetse n'ubushobozi bwo gutegura abanyeshuri ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi hari n'amahirwe yo kubona scholarship bakaba bakogabanyiriza, ariko tutari nk'ayo mafaranga. Mbashimira mwese twabanye, mwari muri kumwe na Ismail Jeje. Ciao, Imana ibarinde naho